bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana yacu ikomeje kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Tugeze ku cyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Kuri iki cyumweru rero bavandimwe, Yezu yongeye kudukorera agashya kandi keza cyane. Turumva Petero abaza Yezu ati, ese nza umuvandimwe wanjye nacumuraho nzamubabarira inshuro zingahe? Kugeza kuri 7. Yezu aramusubiza ati, oya, ahubwo ntabwo ngo urwego uzageze kuri 7, ahubwo kuri 70. Inshuro nyinshi duhamagariwe kubabarira abavandimwe bacu. Petero rero yabajije icyo kibazo nk'umuntu w'umuyahudi kandi wari ukomeye ku idini rye, yumvaga yuko imbabazi ari ngombwa kugira ngo umubano w'Imana wongere wigaragarize mu mubano n'abantu, mu mubano mu muryango w'Imana kandi mwiza. Nta muntu udakosa abavandimwe, nta muntu n'umwe udakosa, ahubwo iyo twebwe dutanze imbabazi tuba twibuka ko natwe dushobora gukosa kandi ko natwe dushobora gukenera imbabazi. Ntabwo rero Petero yabajije Yezu ati, mbese umuvandimwe wanjye nancumuraho nzamubabarire kangahe yaje kumusaba imbabazi? Ahubwo yavuze umuvandimwe wanjye nancumuraho nzamubabarira inshuro zingahe? Kugeza kuri 7. Ntiyigeze avuga ngo uzategereza abanza aze akurebe hanyuma mubivuganeho, abanza kubikira ipfukamiro hasi hanyuma ubone kumubabara. Oya, ibyo ntabwo ari. Twebwe tugomba gutanga iyo mpano y'imbabazi kugeza inshuro nyinshi zitagira umubare, kuko duhora turi abantu, ariko duhora turi abantu bakiriye ivanjiri ya Yezu Kristo. Duhora turi abantu, nk'uko nsanzwe kubivuga, bahinduwe n'ivanjiri ya Yezu Kristo. Maze rero bavandimwe, dutange iyo mpano y'Imana, kuko nitubabarirana tuzaba twerekanye ko turi abana b'Imana, kandi abana b'Imana batuwemo n'ijambo ryayo. Ariko mu mbabarire babwiriye, ntabwo twebwe tubabarira kubera ko turi ibitangaza. Ntabwo dushobora kubabarira kubera ko ibyo twagiriwe bidakomeye, ahubwo tubabarira kubera ko Imana ubwayo mbere na mbere yaratubabarira. Kandi mu misa duhora dusaba izo mbabazi, hanyuma Imana ikatubabarira, bityo natwe twasohoka muri misa ntagatifu tukabasha kubabarira abandi. Iyo tuvuga ngo ni icyaha cyanjye gikomeye, tuba twemera Imana ko twayicumuyeho kandi ko tuyisaba imbabazi zayo. Nayo rero ntabwo izuyaza, ahubwo ihora itubabarira. Ntabwo rero dushobora kuba nk'aba bandi batanga icyo badafite. Twebwe dushobora gutanga imbabazi kubera ko Imana ubwayo yatubabariye, bityo tuzi kubabarira icyo bivuga. Ntabwo ari ibihimbano kuri twe, kuko kubabarira byabaye amateka aturanga, kubera ko Imana ubwayo kuvana ku basokuruza ba kera yagiye ibabarira umuryango wacu no kugeza kuri twebwe uyu munsi irakomeza ikatubabarira. Maze rero kuko twababarira kandi tubizi, ndetse n'Imana yatubabariye ibikomeye cyane, kuko tubabarira abantu. Kuri iki cyumweru rero bavandimwe, tugerageze tubabarirane, kandi tubabarirane tubekuye ku mutima, atari uko turi abantu bakataraboneka, ahubwo kubera ko Imana ubwayo yashatse yuko duturwamo n'imbabazi zayo, kandi izo mbabazi zayo zaduhinduye umutima, hanyuma tukumva ko twaruhuka kugeza ubwo abantu bose babashije gusogongera kuri izo mbabazi z'Imana. Tubabarirane rero tubikuye ku mutima, nibwo tuzabasha kubaka umuryango w'Imana ku buryo bwimbitse, kandi ku buryo isi yose izareba hanyuma ikemera. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushake muri Bibiliya zanyu ivanjiri uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 18 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 35. Twese dukomeze duhurire muri iryo jambo ry'Imana, kandi twemere koko riduhize mu mutima, kugira ngo nitubabarirana bituve ku mutima, kandi koko twongere twubake umuryango w'abantu urangwa n'ubumwe ndetse n'ubwiyunge dukomora ku ivanjiri y'Umwami wacu Yezu Kristo.
ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza na none.